nasize mbabwiye yuko ngiye kubaha igice cya kabiri. Sasa rero hano ngiye kwishyura, muri kubibona yuko natangiye kabisa. Ndiza yuko ngiye bambajije utubazo imigani mani, imigani niyo bambajije, ariko nyine ni video reka nyisubire mbibereke kabisa. Amafaranga ngo undize yuko ngiye kuyarya mu kanya gato. Sasa rero reka dutangire. Tangire. Ngiye kugura pack mbere ukuntu bagura pack kabisa. Nugisha abantu bambwira ati pack kuyigura byatunaniye bikorwa gute, reka rero mbibereke kabisa. Dore ngiye bya bibazo imigani mani. Sasa rero ishyura, shyira kuri balance. Kubibona yuko bavuze ngo shyira kuri balance. Gushyira kuri balance nyine ubu nyine bikonaho baba bakubwiye ati shyira kuri balance amafaranga ufite. Sasa rero hano tugiye kwishyura, ukora kurashya kwishyura, shyira kuri balance. Ahangaha uri kubona yuko ari pack, ngiye kugura pack y'igihumbi. Pack y'igihumbi niyo ngiye kugura. Sasa rero uraza uzi hano hasi handitse ngo gura. Hasi harimo ibara ry'icyatsi handitse gura, nawe uri kuhabona. Uraza ukakanda ukemeza ko ari igihumbi, ukaza kuri OK hano. Umaze kujya kuri OK, uraza none ukakoraho kabisa amafaranga. Harana n'inguze nataguze pack. Sorry. Reka njye kugura pack. Kubona aha hejuru unakeneye kwamamaza kabisa, baranabigukorera tu. Ushaka akazi reka nshyiremo igihumbi. Uri kubona ko ari igihumbi, emeza. Hasi uri kubona ko ari ukwemeza, nshyizemo igihumbi, kwemeza. Uri kubona ko ari ukwemeza, bikora kashi bikoza kuri momo yanjye nyine, kuri momo yanjye tu. Nshyiremo igihumbi, icyo uri kubona hari hejuru igihumbi pini yanjye, bari wibanga ndawubahishaho gato. Sasa rero bikaba kwishyura uri kubibona. Kwishyura abategezaho akanya gatoya ntabwo ari cyane. Ngiye kwishyura kabisa, nangira ibibazo byanjye amafaranga. Uri kubona nishyuye neza. Ya message ngiyi ya momo ngiyi ndayisunitse. Turatangiye namwe yarye kabisa, dutangiranye. Uri kubona shyira kuri balance. Kubona ko waranye sinemeza kuri tangira kabisa. Igiciro cya mbere niho sikuba nishyuye igihumbi. Uri kubona ibibazo hejuru, tamo isomo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, izindi ndimi ziri hasi. Ibibazo 10 uzasanga hameze gutya, ibibazo 10 kabikubaza tu. Imigani tundi tuntu n'utwo kabisa, ariko ndiza yuko nitakuri ibindi ntabwo waviramo aho, ariko ndiza yuko uri butwuzuze tu. Ndakubwira yuko ngiyewe muri ibibazo nishima akantu kamwe 9,000 byanjye mbiryamiyeho kabisa. Nawe rero niyo mpamvu byanansishikaje kugira ngo mbibereke cyane tu. Ibintu ni byiza cyane, niyo mpamvu mpisemo kubishyira ngaho. N'utarabimenya ntabimenya. Ndabakunda cyane kabisa, nta bintu natabereka pe. Ngiye mbereka ibintu bitandukanye. None ngiye kugenda baye ibice by'ukuntu nyine n'amafaranga naje nyabereke pe. Tajyaho muvuga ati amafaranga arahari. Utegereza akanya gatoya uraje ubibone. Ategereza gati zingizi ziba ari network nyine ziri gutuma bigenda gakeya. Utegereza akanya gatoya. App ya mbere nayiberetse, agiye mbereka ama app menshi ahemba. Nimba nawe ushaka kuzimenya ugende
twinjiremo ndani urebe video zanjye uraza kubibona ubone n'utundi tuntu dutandukanye nimba ari bugezeho kuri subscribe n'ibindi bitandukanye turagenda mbibatamu kabisa. Urategereza akanya gatoya uri kubona hari hejuru ibyakozwe ni 0 naho ndatangira ku bibazo 10 shigaje 10 nta kimwe ndatangira kabisa ibibazo 10 ikinyarwanda uri kubona ko ari cyo ngiye gukoresha. Ariko leta kubaza ngo uheruka gukora reka Icyongereza cyo nuko hose heruka gukora hasi hari ibindi kabisa byinshi. Ubumenyi rusange hasi ubumenyi rusange n'izindi Igifaransa ubumenyi rusange ntabwo ari ibintu biba bigoye mani. Tugeze aho akanya gatoya nimba ari uko ikintu kimeze nabi ibibazo bari kubaza ibibazo warebye hasi twabaye wabonye wese w'ikinyarwanda bakubaza noneho hari igihe uburanisha rero bakakubita nk'ibibazo bigera muri 6 by'imigani. Ndakeka abantu batazi imigani si ubwo ko imigani nta muntu uba utayizi icyo ari cyo cyose, ariko icyo ari cyo cyose nta muntu utakizi kabisa ndabyizeye neza. Aragiye mbatamo utundi tuntu tugiye tumera nk'utu tuntu twaguteza imbere tuntu twakungura ubumenyi pe turimo ndakeka uraturi